Haleluya! Bakiritu bavandimwe, Uwiteka Imana irahari kandi iradukunda. Iryo ni ishimwe rikomeye rya Living Hope Group. Iyo ni groupe yo mu itorero Anglican Diocese ya Shyira, izwiho gutegura ibitaramo n'ibiterane byo kuramya no guhimbaza Imana. Iri kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 yabategura igiterane yise Living Hope Group 20 years anniversary concert. Iki ni igiterane mpuzamatorero kuko kizaba cyahuruje amakorali n'abavuga butumwa bazava hirya no hino mu gihugu. Kizitabirwa n'abaririmbyi ba korali do Kigali, pastor wo muri ADPR mukunda muri benshi ni Nshuti Theogene witwaga Inzahare, ubu akaba yitwa Inzahuke. Nyiri kuduhamagara arabizi ko bihari byo dukeneye. Muzaba muri kumwe na korali Ishema Ryacu rya Diocese Gatolika ya Ruhengeri n'abakozi b'Imana Ben na Chance bahogoza mu marwa ashima Imana kuko ikora ibikomeye, ndetse na korali zo muri ya Diocese ya Shyira zirimo Heritage Group, Jehovah's Choir n'abarobyi Choir. Iki giterane mpuzamatorero cya Living Hope Group 20 years anniversary concert mwese mugihawe mikazi. Ni ku cyumweru tariki ya 30 Mata y'umwaka kuri Diocese ya Shyira, mbere na nyuma y'amateraniro na Living Hope Group.